shaho byahano ngiye mba mbona bimeze nkaho ntazi uko bimeze none se ngo najya agahiga kabura Yesu umwami hani hehe wiki Yesu ndabonekewe Yesu we aha ni hehe aha ni mu ijuru se ko mbona hari ibintu byererana cyane ni hehe ye baba we mana we ufashe mana nyagasani aha ni mu ijuru Yesu we akareka ni wowe se ni wowe naka ni wowe se ni wowe umpamagaye Yesu we ntago ari mbabarira pe oya kanigende mugabo we vuga ibintu wakora none se murashaka ko nakora iki njyewe nta bushobozi na bukeya nari mfite ibyo byose mwahagombye kuba ari mwebwe mwari mugize gute mumpa uburenganzira ceceka wagiye ku isi kugira ngo utegeke ibiriho n'ibituyeho hoya ibyo byose nta na kimwe rwose nta na kimwe nari mfite ubushobozi ibyo byari ibyanyu ntabwo naje mu rubanza wagutumiye mu rubanza ninde muvuge ntago hano tuburanisha iyo ujya kunca urubanza hakabanjira ukaca urwawe kuko aha twese twahuriye ntawe uhazi twari gakeya rero mbega urwagwa rwo mu isi we abantu bose barananiye nta n'umwe ariko wa mugabo urashaka kamunani witware gakeya kuko hano twese twahuriye dukeneye kugira ngo twese tujye mu ijuru babarira rero ntwara gakeya kuko Imana yonyine niyo ifite uburenganzira bwo kunkura aha ngaha baba we Mana yo mu ijuru ahantu washyize abantu bamereye nabi natabarwa nawe toka iza kosa kuri Yesu we mbabarire pe mumbabarire we guma hamwe aha ntabwo dukina imikino n'ibyo wigize byose bijyane ku isi genda ntugaruke cyakora narasengaga najyaga mu misa nkaririmbira Imana ibi byose narabikoze kare kose iyo uzi umeze gutyo ukavana imikino aha oya da nyine bya bindi byo kwihagararaho bya gisore nuko byabaga bimeze ibyo wakora byose jya umenya yuko uri mu ijuru kandi ushobora gukora ibyo wasanze byose nuko nyine ariko nyine mumbabarire pe nasabye imbabazi mumbabarire cyane genda usubire ku isi wigishe abo uhasanga bose nzabyubahiriza byose uko muzabinsaba nzabyubahiriza niko bimeze ngomba kubyubahiriza nta na kimwe size inyuma imbabazi nazisabye mumbabarire